iyo bukugorobereyeho inzira zawe zari zikinguye zirikinga. Iyo bukugorobereyeho urasaba hakarongora undi. Iyo bukugorobereyeho urasabwa hakarongorwa undi. Iyo bukugorobereyeho utangira umushinga ntuwuse ukuswa n'abandi. Iyo bukugorobereyeho igihe cyose bwakugorobereyeho ibyawe bihinduka iciro ry'umugani. Ariko uko byagoroba kose, uko byasa kose, uko byaba bimeze kose buzacya. Yesu ashimwe bakunzi baduhumurizanye TV, turabasuhuje aho muherereye mwese. Imana nibaha umugisha, twishimiye kubana namwe muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Nguhaye ikaze aho uherereye, haba abari hano muri Afurika, abari ku mugabane w'i Burayi, abari muri Europe, abari Australia, aho muherereye mwese ku migabane itandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uku kwezi ni ukwezi Imana yifuza kukugoboka ngo iguteturure mu bantu. Ni ukwezi Imana ishaka kukwiyerekamo. Ni ukwezi Imana ishobora kukwereka ko ifite imbaraga ziri hejuru y'ibiguteye ubwoba, ziri hejuru y'ibikurenze, ziri hejuru mu buryo budasanzwe. Ndagira ngo tuze kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo buragoroba buracya. Buragoroba buracya. Iri jambo ni ryo shaka ko tuganiraho, niyo topiki yacu. Reka dusome aho icyanditswe turi bushingireho, turi buvugeho, mu gitabo cya Mose cya mbere cyitwa Itangiriro. Igice cya mbere turasoma no guhera ku murongo wa mbere tugere ku murongo waho wa 5. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga ati habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona ko umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere Imana iduhana umugisha. Mana turagushimiye, tugushimiye kubw'uko waduhaye ijambo ryawe nk'impano ikomeye, kandi uyiduha nk'impano idasanzwe muri ibi bihe ndetse no mu bihe byashize ndetse no mu bihe bizaza. Iri jambo niryo rituyobora, iri jambo niryo uvuganiramo natwe, ndetse no kugira ishurirwa ryagutse kurenzaho byose niwe tubikesha. Reka ubane natwe muri iri jambo kuva dutangiye kugera ku musozo. Umpa ubwenge n'umwuka wera kugira ngo mbashe kumenya icyo nkwiriye kuvugira muri iri jambo, ndetse ndusheho guhishurirwa kurutaho. Urakoze kubana nanjye kuva ntangiye kugera ku musozo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Bibiliya iratubwiye ngo buragoroba buracya. Ndagira ngo mvuge gatoya abafilozofe batandukanye mu bihe bitandukanye mu myaka itandukanye bagiye bavuga uko isi yabayeho. Bamwe bakavuga ko itaremwe n'Imana n'ijambo ry'Imana, abandi bakagira uko babivuga. Buri muntu wese yagiraga uko abitwara bitewe n'ubumenyi n'ubwenge, kugira ngo abashe kumenya aho ibintu byavuye n'inkomoko yabyo. Ariko Bibiliya iradusobanurira ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Twabyemera tutabyemera niko Bibiliya bivuga. Si isi gusa n'ijuru, cyane ko hari abemera ijuru n'abataryemera. Ariko Bibiliya iratubwira ngo isi n'ijuru byaremwe n'ijambo ry'Imana. Imana yaravuze bibaho. Imana ikoresha kuvuga gusa bibaho. Kandi mu buzima bw'ubumana iravuga bikabaho. N'uyu mwanya ndagira ngo nkubwire, Imana ibasha kuvuga ku buzima bwawe ibitari byabaho bikabaho, ibitarigeze bitegurwa ku buzima bwawe bikabaho, ibitarigeze abantu babirota cyangwa ngo babigambirire ku buzima bwawe bikabaho.
niyo mpamvu abizera Imana babayeho mu buzima bwa surprise, kuko ijambo ry'Imana ringana n'ibyikoze. Iyo Imana ivuze bingana n'ikivuze ako kanya gihita kibaho. Rero Imana iravuga bikabaho. Isi yari idafite ishusho, niko biriya tubwiye, yariho ubusa busa, yari yuzuye amazi, hejuru y'ayo mazi hari hagoswe n'umwijima gusa. Isi yose yari itwikiriwe n'amazi, hejuru y'ayo mazi ari umwijima gusa, nta kindi gihari, nta biti biriho, nta kintu na kimwe gihari, amazi gusa, kabiri ari umwijima ubuditse ku isi. Maze ngo umwuka w'Imana akagenda hejuru y'amazi, imuhengeri. Nibyo biriya yise ubuzima budafite ishusho. Isi yari idafite ishusho, ubuzima butagira ishusho, imibereho itagira ishusho. Isi yari muri icyo gihe kidafite ishusho. Kandi mbibutse ko natwe ubwacu hari igihe umuntu ku giti cye aba mu buzima butagira ishusho. Yewe mwene data, ejo hawe ni hehe? Ati mbona ndya nkaryama empuwe entre. Ese urabona amaherezo yawe ari ayahe? Iyo ndebye uko ndeba imbere, nareba n'inyuma, nareba ku ruhande, mbona ubuzima bwanjye ntabwo. Iyo umuntu ari mu buzima budafite ishusho, ntareba iyajya, ntareba ku ruhande ngo abone icyerekezo, ntareba hirya. Ndagira ngo umuntu w'Imana naba mu bihe bitagira ishusho cyangwa se ari mu buzima butagira ishusho, ntukagire ngo niwe bihereyeho. N'isi yabaye itagira ishusho, ariko Imana iyiha ishusho. Ubuzima bwose wabamo, nawe Imana yaguha ishusho y'ubuzima bwawe. Imana iravuga ngo habeho umucyo. Umucyo ubaho, Imana ibona ko umucyo ari mwiza. Icyo nkundira ibintu by'Imana, iyo Imana iremye ikintu, ibizi n'ubwiza bwacyo, ibona ko umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima, separation. Habaho gutandukana k'umwijima n'umucyo. Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Iri jambo rero topiki yacu y'uyu munsi iravuga ngo buragoroba buracya. Buragoroba buracya. Ndagira ngo mbibutse ko ahantu hose ntibugorobera umunsi umwe, nako ntibigorobera amasaha amwe. Amasaha yacu hano mu Rwanda n'amasaha yo muri Canada cyangwa muri Amerika, umugoroba wacu utandukanye n'umugoroba wabo. Iyo twebwe bugorobye, kuri bo bukeye. Isi yose rero iyobowe n'ibihe bibiri. Iyi si mureba iyobowe n'ibihe bibiri. Hari ijambo ryitwa amanywa, hakaba ari ryo jambo amanywa nabigereranya n'umucyo, kuko iyo amanywa aje umucyo uraza. Kandi hakabaho n'ijoro. Ijoro iyo rije umwijima uraza. Ibi byose bifite signification yabyo. Mu gice cy'umwuka, umucyo urashushanywa na Kristo Yesu. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, Bibiliya bigarukaho inshuro nyinshi bivuga ngo ndi umucyo w'isi, ndi umucyo w'isi, naje mu isi kugira ngo mpinduke umucyo w'isi. Yesu ni umucyo. Niyo mpamvu ijoro naryo rifite signification yaryo. Buriya mu buryo bw'umwuka, igihe cy'umwijima ni igihe umuntu agereranywa n'ibihari mu byaha cyangwa se ibihe byo mu kugwa kwa muntu. Ibyo bihe rero uko ari bibiri, umuntu ashobora kuba muri kimwe. Ashobora kuba mu bihe ari kumwe na Yesu, cyangwa ari mu bihe ari kumwe na Satani ari gukora ibyaha. Sinzi ibihe urimo mwene data, sinzi ibihe uhagazemo, ariko Imana irifuza ku buzima bwawe ngo uve mu mwijima ujye mu mucyo. Nicyo cyifuzo Imana igushakaho, kuko Yesu niwe mucyo kandi agufitiye byinshi, agufitiye amakuru menshi, agufitiye gahunda nyinshi. Ariko ikibazo ni kimwe, utinze mu mwijima w'ibyaha, kandi aho ngaho ni mu mubabaro w'iteka. Tekereza neza urebe ahantu uri, ese uri mu mucyo cyangwa uri mu mwijima? Hariya kandi navuga
kugira ngo tuze kumvira ijambo neza. Habaho igihe cy'izuba, hakabaho n'igihe cy'imvura. Umuntu ashobora kuba ari mu gihe cy'izuba, izuba ryaragucanyeho, izuba rishobora gucana ku muntu. Salomo yigeze kwandika mu gitabo cye cy'indirimbo za Salomo, aravuga ngo nubwo nirabura ariko ndi mwiza, ngo nuko izuba ryambabuye. Hari igihe rero umuntu ababurwa n'izuba ryo muri ubu buzima, ryo muri ubu butayu. Izuba ryo muri iyi si rikakubabura, ugasigara wirabura, nyamara nubwo wirabura uri mwiza. Ikibazo gihari ni izuba ryakubabuye. Uri mwiza, yewe ubwiza bwawe burahishwe nuko izuba ryakubabuye, ariko ndinginga Imana ngo ubwiza bwawe buzagaragare, ukurwe mu gihe cy'izuba werekezwe mu gihe cy'imvura, igihe cy'itumba, igihe umuntu ahinga akabiba akeza akarumbuka, imirimo ikarumbuka, akakira imbuto nziza ivuye mu mirimo y'amaboko ye, ivuye mu butaka bwiza bwasomye imvura. Yobu yigeze kubivuga neza, aravuga ngo nubwo igiti cyatemwa kizongera gishibuke, kuko umuzi wacyo nubwo wasazira mu butaka, ngiyo uwo muzi wumvishije amazi, igiti kirongera kigashibuka, kigatoha, kikagira amatabi y'ibitontome, ngo kandi ngo kikongera kwera imbuto mu bihe byacyo. Birashoboka ko igihe urimo nta kimenya, ariko ndagira ngo nkubwire ijambo mfite kukubwira, buragoroba kandi bujya bucya, bujya bugoroba kandi igihe kikagera bukongera bugacya. Nk'uko nakomeje mbivuga, ibihe rero isi yose ibibamo. Isi yose igira igihe ibihugu bimwe bijya mu ijoro, ibindi bikajya mu gitondo cyangwa se mu manywa y'ihangu. Abantu niko nabo babasha kuba mu bihe by'ijoro cyangwa se bakaba mu bihe by'amanywa, ariko ntibishoboka ko abantu babigiramo rimwe, ahubwo ibihe birasimburana. Ku isi yose ijoro risimburwa n'amanywa, igitondo gisimburwa n'umugoroba. Buri muntu wese agomba kuba muri ibyo bihe. Burya buri muntu wese agira igihe bumugoroberaho, akagira n'igihe bimukeraho. Sinzi igihe urimo rero, ariko igihe urimo cyose ndagira ngo nkwizeze ijambo rimwe: nubwo bwaba bukugorobereyeho buzacya, nubwo bwaba bukugorobereyeho hari igitondo cy'umugisha, hari igitondo cyo guseruka ugasohoka, ugakurwa mu bihe uhagazemo, ugashyirwa mu bindi bihe. Burya iyo bamwe barira abandi baba baseka, iyo abandi baboroga abandi baba bishimye, iyo bamwe bafite agahinda buzuye amarira yuko ari byo batakaje, ari byo bapfushije, hari abandi baba bakiriye. Nicyo gituma nubona uri mu bihe bibi ntukagire ngo ubisangiye n'abantu bose. Nabaha urugero rwa bugufi. Uyu mwanya turi muri guma mu rugo, ariko hari abandi bari gukora. Erega uri muri guma mu rugo, ariko umwanya hari abandi bari mu kazi. Ni ukuvuga ngo abantu bose ntibagira mu nzu icyarimwe, kandi nanone abantu ntibabera hanze icyarimwe. Ibihe birasimburana. Sinzi igihe urimo, sinzi uko uhagaze. Iyo bamwe bwije ahandi buba bukeye, kandi nkwibutse ko mu ijoro abantu bagira ikiruhuko, ku manywa abantu bakajya mu gukora imirimo yabo. Hamwe imvura ibiri kugwa ahandi itagwa, izuba rikava, umva urugaryi rukaza, impeshyi igakomera, ahandi itumba ritumba, abandi bari kuvanga imvura iratwishe. Uko niko ubuzima bw'umuntu buteye. Iyo utari mu bihe byo kubona umugisha, hari abandi baba bari kubona. Iyo utari mu bihe byo kwakira mu biganza byawe, hari abandi baba bari kwakira. Iyo ubona hari ibihurimo, ujye utekereza ko abandi mutabisangiye. Nibwo buryo bwiza gusenga k'umuntu, bigirira umumaro usenga kuko afite impamvu zimusengesha. Ntukigane bene so, ntukigana bureba, kuko ibihurimo ntubisangiye n'abandi. Ibihurimo birihariye. Ibihurimo n'ibyawe ku giti cyawe, ntubisangiye na mama wawe, ntubisangiye na papa wawe, ntubisangiye n'umuvandimwe wawe, ntubisangiye n'inshuti zawe. Ibihe byawe birihariye. Nicyo gituma umugoroba n'uwawe n'igitondo kizaba icyawe. Ndagira ngo nkubwire, ibihe byose urimo bujya bugoroba kandi bujya bucya. Hari igihe bugoroba kandi bugacya, kandi bushobora kunacya ejo kandi bukagoroba.
nubona uri mu bihe byiza ujye umenya ko ibihe bibi bikurindiriye. Nubona kandi uri mu bihe bibi ujye umenya ko ibihe byiza bikurindiriye, kuko buri gihe cyose kigira ikigisimbura. Salomo yaravuze ngo buri kintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Ikiri munsi y'ijuru cyose cyategekewe umwanya wacyo. Amanywa afite igihe, ijoro naryo rifite amasaha. Ndagira ngo nkubwire, umuntu wese agira umugoroba we kandi akagira n'igitondo cye. Mwene data ungurikiye, bishobora ko bukugorobereyeho, birashoboka rwose ko bwaba bukugorobereyeho. Iyo bukugorobereyeho amashyi wakomerwaga ararangira. Iyo bukugorobereyeho inzira zawe zari zikinguye zirikinga. Iyo bukugorobereyeho urasaba hakarongora undi. Iyo bukugorobereyeho urasabwa hakarongorwa undi. Iyo bukugorobereyeho utangira umushinga ntuwuse ukuswa n'abandi. Iyo bukugorobereyeho igihe cyose bwakugorobereyeho ibyawe bihinduka iciro ry'umugani. Ariko uko byagoroba kose, uko byasa kose, uko byaba bimeze kose buzacya. Uko byamera kose buzacya. Ndagira ngo mvuge, iyo bwagorobye abari abatunzi bahinduka abakene. Iyo bwagorobye abari abakene hari igihe rwose bisanga bari kumwe n'abandi batigeze batekereza ko babana nabo. Bujya bugoroba ibintu bigahinduka. Umuntu agatakaza pozisiyo, agatakaza poste nziza yari afite, agatakaza garade yari afite, agatakaza icyerekezo yari arimo. Bujya bugoroba ibintu bigahinduka. Ariko uko byagoroba kose, ishusho byaba bifite iyo ariyo yose buzacya. Dawidi yabivuze neza muri Zaburi ya 33:6, aravuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Iyo umugabo uvuga aya magambo arerekana ko ijoro rishobora kubonekamo amarira. Umugabo wagukundaga akakwanga, umugore wagukundaga mugashwana, urugo rwari rumeze neza rukaba iciro ry'umugani, uwari umugabo akagenda cyangwa wari umugore akagenda, abana bari bari aho ngaho bagasigara ari imfubyi. Ibyo biba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umugore bukinjira aho hantu, icyari igitaramo cy'ibyishimo kigahinduka igitaramo cy'amarira. Iyo bwagorobye umwana na nyina bajya batandukana. Iyo bwagorobye umwana akoza isoni. Iyo bwagorobye umwana na nyina n'umukazana barashwana. Iyo bwagorobye ahari ibyishimo hahinduka amarira. Ariko ijambo mfite uyu munsi, nubwo bwagoroba buzacya, nubwo bwagoroba buzacya. Uko byagenda kose amasaha azashyika mu gitondo. Yewe birashoboka ko waba ugeze mu nkoko, birashoboka ko waba ugeze mu gicuku kinishye, birashoboka ko waba ugeze mu masaha 8, birashoboka ko waba ugeze mu rukerera. Sinzi igihe ugezemo, ariko umugoroba urimo wose urakwerekeza mu gitondo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Sema haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe muri uyu munsi. Imana irashaka kumenya ko hari igihe cyo gukomerwa amashyi n'igihe kitari cyo gukomerwa amashyi. Hari igihe cyo kuririmbirwa n'igihe kitari cyo kuririmbirwa. Hari igihe cyo kubyina n'igihe kitari cyo kubyina. Hari igihe cyo gusurwa n'igihe kitari cyo gusurwa. Hari igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana. Hari igihe cyo gutwita tukabyara n'igihe kitari cyo gutwita ngo tubyare. Hari ibihe bitandukanye, ariko ibyo bihe byose birasimburana. Igihe cyose urimo menya ngo kizasimburwa n'ikindi. Iminsi uhagazemo uyu munsi menya ngo izasimburwa n'ikindi gihe. Icyo gihe urimo si cyo uzahoramo. Kandi ndeka nkubwire, uyu munsi ndagira ngo mvugane nawe, hari ikindi gihe Imana iri kugutegurira. Narivuze ngo buri muntu wese agira umugoroba we, kandi umuntu wese agira igitondo cye. Yohana 12:12 hari ijambo ritubwira amakuru ya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo w'12. Reka tuhasome mu gihe cya Yesu. Ngo bukeye bw'abantu benshi bari baje i Yerusalemu gutegereza iminsi mikuru.
bumvise yuko Yesu azayo, benda amashami y'imikindo bajya kumusanganira, batera hejuru bati hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, niwe mwami w'Abisirayeli. Bamukomera amashyi, basasa imikindo, basasa ibitenge, basasa imyitero, bafata indogobe, icyana cy'indogobe kitigeze giye kundi muntu, akicaraho, yinjira i Yerusalemu, bamugiye inyuma, bamusanganiye, bamuririmbira. Icyo gihe cyari igihe cyiza Yesu yari arimo, yari amanywa, cyari igihe cy'igitondo kuri we, ariko kandi icyo gitondo yarimo cyarimo cyerekeza ku mugoroba. Abantu nubona bagukunze, ujye umenya ko ari n'umunsi bazakwanga. Nubona abantu bakubwira ngo uri mwiza, ujye umenya ko ari n'umunsi bashobora kuzakubwira ko uri mubi. Nubona abantu bakubyinira, ujye umenya ko ari igihe umunsi umwe bazagutera amabuye. Nubona abantu bakwegera cyane, ukabona barakwereka ko ari wowe wa mbere, uzamenye ko ari umunsi bazakubwira ko ari wowe wa nyuma. Ibihe byose jya uteganya ko igihe urimo kizasimburwa n'ikindi gihe. Iminsi uhagazemo iyo ari yo yose, jya uteganya ko iyo minsi uhagazemo ishobora kuzasimburwa n'indi minsi. Yesu baramuririmbiye, bamweretse ko ari umwana w'Imana, bamweretse ko ari Masiya, bamweretse ko ari we wa mbere, bamweretse ko rwose nta wundi wamusimbura. Ariko ndaje nerekeze ku mugoroba wa Yesu, mwumve ibintu byamubayeho, mwumve uko byagenze, kuko bijya bibaho. Buragoroba bukongera bugacya, buragoroba buracya. Bujya bugoroba mwene data, bujya bukugoroberaho, abagukomeraga amashyi ukababura, abagusuraga ukababura, baguhamagaraga ukababura, ugasigara telefone ugira ngo yashizemo umuriro kandi umuriro urimo, ukagira ngo WhatsApp yawe ntigikora kandi mu by'ukuri amamega arimo. Bijya bibaho rwose. Ndagira ngo mbabwire, ibihe birahinduka, ariko ibihe uko byagenda kose bigenda bisunikira umuntu mu kindi gihe. Igihe cyose waba urimo, cyaba icyo gukundwa, cyaba icyo kwangwa, cyaba icyo kujugunywa, cyaba icyo kutemerwa, cyaba icyo gukena, cyaba icyo kurwara, igihe cyose urimo kizasimburwa n'ikindi gihe. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 23 n'umurongo wa 33, Luka 23 umurongo waho wa 33. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo nuko bageze ahitwa i Nyabihanga, bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati, data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira, abantu barahagarara barabareba, abatware nabo baramukoba, abamukomeraga amashyi batangira kumukoba cyane, bati yakijije abandi, ngaho nawe niyikize. Niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira, bati nibura umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Ngumwe muri abo bagome babambanywe nawe aramutuka ati, si we Kristo, ngaho ikize natwe udukize. Ariko wa kabiri aramusubiza ati, no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe se? Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwami uzanyibuka ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakurahira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Yesu yageze igihe akenera uwamubwira ijambo ryiza, aramubura. Nyamara yari yaragiriye neza benshi, yari yaritaye kuri benshi, yari yarahamagaye abantu abereka imirimo, yagabuye agaburira abantu 4,000, buke mu gitondo agaburira 5,000, yazuye umwana wa Yayiro, azura Lazaro, akiza impumyi bita Baritumayo, yahirukanye abantu nk'abadayimoni, yazuye umwana w'umupfakazi wo mu mudugudu witwa Nayini. Yewe Yesu yagiriye abantu neza, ariko ku munsi mubi yarariho yabuze uwamugirira neza. Iyo bwakugorobereyeho, hari igihe utegereza ko abo wagiriye neza aribo bazakugirira neza, ntubibone. Hari igihe utegereza ko abo wagaburiye, abo wambitse, abo wishyuriye amashuri, abo wacumbikiye iwawe, abo wagiriye neza mu bihe byose, ugategereza ko aribo bakugirira neza, ntubibone.
Yesu mu bihe bibi yari arimo abwiwe ijambo ryiza n'igisambo kimanitse ku musaraba hamwe nawe. Abagore bose yari yarirukanyemo abadayimoni, abo yari yarakirije abagabo, abo yari yarakirije abana, abo yari yarahaye ubuzima bari barapfuye, sibo bamugiriye neza, sibo bamwibutse, ahubwo bahindutse bamushinyagurira. Bahindutse bamubwira ngo niba uri umwana w'Imana ukaba uri umwami w'Abayuda koko ikize, ivane muri icyo kibazo, ivanemo, ngaho reka tubirebe koko kuri umwana w'Imana. Aba bamushinyaguriraga nabo yagiriye neza. Hari igihe utegereza neza mu wagiriye neza ntuyibone, hari igihe utegereza neza mu bo watakajeho ibyawe, mu bo wasipendinze y'ibyawe byose, ugategereza ko uwo muntu azakugirira neza ukabibura. Ariko mfite ijambo ryiza nkuzaniye, nubwo bwakugoroberaho bujya bucya, kandi iyo uri mu gihe cy'umugoroba Imana igutegurira inshuti zitazwi. Imana igutegurira inshuti utatekerezaga. Imana igutegurira inshuti utigeze utekereza ko zizakugoboka mu gihe cy'akaga. Yesu yari afite benshi bagombaga kumuba hafi, ariko ntiyababonye. Petero ntiyarahari, Yohana ntiyarahari, Yakobo yewe na Lazaro na Yayiro bazuriye umwana, na Lazaro bazuye. Ntabwo biri twereka ko baje mu gihe cye. Filipo na Baritumayo na Tomasi na Matayo yewe n'uwo bita ngo na Rufayo, n'uwo bita Tadeyo, abo zari intumwa ze, ntibigeze baza muri iki gihe yari arimo. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'abantu n'ibintu, yazigamiye Yesu inshuti nziza zizamwibuka mu gihe cy'umugoroba we. Ndagira mwene data nkubwire, umugoroba w'ubuzima waba urimo, Imana iguteguriye inshuti utazi. Imana iguteguriye umucunguzi utazi. Imana iguteguriye umuntu ishaka gukoresha kugira ngo uve muri ubwo butayu, uve muri ubwo burwayi, uvuzwe, uve muri icyo kibazo kikuremerereye. Ugiye gukurwamo n'inshuti utatekerezaga, ugiye kugobokwa n'umuntu utaruzi, ugiye kugobokwa n'umuntu utibwiraga, ugiye kugobokwa n'umuntu ugutunguye, ugiye kugobokwa n'umuntu udasanzwe, kandi uwo muntu aje mu buryo butazwi. Abo wari umenyereye sibo bagiye kuza, abo wagiriye neza sibo bagiye kuza. Imana igiye gukoresha umuntu utaruzi. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo Yesu agobokwa n'umuntu atatekerezaga, agobokwa n'umuntu atibwiraga. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 27. Matayo 27 n'umurongo wa 45. Matayo 27 ku murongo wa 45. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ku murongo waho, reka dusome neza. Ku murongo wa 57. Murakoze cyane. Nuko nimugoroba haza umuntu w'umutunzi wo muri Arimataya witwaga Yosefu, kandi nawe yari umwigishwa wa Yesu. Uyu muntu yari umwigishwa nawe wa Yesu. Uyu Yosefu w'umwarimataya nawe yari umwigishwa wa Yesu, ariko ntiyari mu ntumwa 12. Ngo wajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, maze Pilato ategeka ko bayimuha. Yosefu ajyana intumbi ayizingira mu mwenda w'igitare wera. Uyu nguyu yari umwigishwa wa Yesu, ariko ntiyari mu ntumwa 12. Reka tubisome neza reka turebe muri Luka 20, muri Mariko 15:42. Mariko 15:42. Reka twumve neza. 15:42. Bugorobye kuko ari umunsi wo kwitegura, ari wo munsi ubanziriza isabato, Yosefu w'umwarimataya, umujyanama w'icyubahiro, kandi nawe yategerezaga ubwami bw'Imana, aratinyuka ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu. Uyu muntu yari umuyobozi mu bujyanama kwa Pilato. Yari umujyanama kwa Pilato. Byari byoroshye kugira ngo ajye kuvugana na Pilato, kubera ko n'ubundi yari muri njyanama y'ubuyobozi bwo kwa Pilato. Asaba intumbi ya Yesu. Uyu rero ntiyari mu bigishwa 12, ntabwo yari mu ntumwa. Yakundaga Yesu, yaramwemeraga, yumvaga imirimo akora, akumva uburyo Yesu akoramo, aramukunda kandi mu buryo bwa rwihishwa. Ndagira ngo nkubwire, nubwo uri ku mugoroba uracyafite inshuti za rwihishwa, zikuzi
kabone we nawe utaba uzizi. Ufite inshuti za rwihishwa Imana ishobora gukoresha muri uwo mugoroba uhagazemo. Ufite inshuti za rwihishwa Imana ishobora gukoresha muri ibyo bihurimo. Ufite inshuti za rwihishwa Imana ishobora gukoresha, Imana ikagukura mu minsi mibi uhagazemo. Ndagira ngo nkubwire mwene data tugana ku musozo, Imana izi umugoroba uhagazemo. Kandi nubwo waba uri ku mugoroba utakibona hari uwo wabwira ngo akumve, hari ugutegeye ijwi, ni umwami Yesu. Ijambo naje kukubwira buragoroba kandi bujya bucya. Uko byagenda kose, sinzi umuririmbyi waririmbye aravuga ngo inkoko yabika itabika amaherezo buzacya. Ihangane utegereze igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzacya. Mwene data, ndagira ngo tuze gusenganira isengesho. Sinzi umugoroba urimo, sinzi ibihe ugorobereyemo. Ushobora kuba umugoroba w'uburwayi bukurembeje, ushobora kuba umugoroba w'amadene, ushobora kuba umugoroba w'ibintu bigutsikamiye, ushobora kuba ari umugoroba w'ubushomeri, ushobora kuba ari umugoroba wo kubura akazi, ukaba uri mu bihe bikumereye inabi. Ushobora kuba ari n'umugoroba wo kuba hari igicu kikubudikiye utareba ubutabazi bwawe buzava. Ndagira ngo nkubwire, amasaha ugezemo urimo urerekeza mu gitondo. Ndagira ngo niba uri hafi dusengane. Ijambo ryambwiye ngo buragoroba buracya. Imana izi gutandukanya umugoroba, izi gutandukanya n'igitondo. Rero igihe urimo Imana irakizi, igihe uhagazemo Imana yawe irakizi, na Yesu yakibayemo. Reka nkubwire, Yobu yageze igihe cyo ku mugoroba, inshuti ziramuta, abavandimwe baragenda, imiryango ntiyongera kumusura. Umugore yakundaga, bari basangiraga, babanaga mu buzima bwa rusange, bakundanye babanye neza, abonye ko umugabo uburwayi afite budakira, abonye ko atakaje abana, atakaje amashyo, ibintu bibashizeho, aramubwira ngo tukiyo Mana nurangiza wipfire. Yo baramubwira tumva mada, waba umwe mu bagore b'abapfapfa. Reka nkubwire, Imana yaduha ibyiza mu gihe cy'amanywa, twagera ku mugoroba wo gutakaza ibintu tukayihakana, biragatsindwa. Imana niyo yampaye ibintu, ni nayo ibyisubije. Uwiteka himbazwe ngo muri ibyo byose Yobu nta na kimwe yigeze ahererezaho icyaha ku Mana ye, ngo kandi ntiyigeze agira icyo yiyandurisha. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Uwiteka abimpaye nawe ubyisubije. Amenya neza ko ari mu gihe cy'umugoroba. Inshuti ziraza ngo ziramusura, ngo zirebye ubuzima arimo bw'umugoroba, ziramwitegereza, ziravuga ngo Yobu, ibyaha byawe wakoze birakugarutse. Hari igihe umuntu aba mu gihe cy'umugoroba ukagira abagushinja ibyaha, bakareba ko ibyo urimo ari nk'ibyaha wakoze. Umva nkubwire, ntabwo ubuzima ubayemo ari ingaruka z'ibyaha wakoze, ntabwo kuba ubabaye bene ako kageni ari ingaruka z'ibyaha wakoze. Ahubwo hari igihe Imana yemera ko bugoroba ariko itegura igitondo. Imana yemeye ko bugoroba kuri Yobu ariko iri kumutegurira igitondo. Ndagira ngo nkubwire wo nkurikiye, ndagira ngo twinjire mu kanya ko kuza gusenga, ariko umutima wawe ntuzamure ibyiringiro. Iyo babonye ko inshuti zamuhindutse, umugore yamuhindutse, abana ntabahari, imiryango itakimwegera, yaravuze ngo icyo nzi cyo, hari ibyiringiro naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Ageze mu gice cya 19 n'umurongo wa 25, aravuga ngo icyo nzi neza nuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi. Aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana nambaye undi mubiri. Ngo icyamba umutima wanjye ngumarwa n'urukumbuzi, ngo umutima ukumbura Imana. Igihe kirageze ngo imitima yacu ikumbura Imana, igihe kirageze ngo imitima yacu yongere kugira uburyohe n'Imana. Ndagira ngo nkubwire, umaze iminsi uri ku mugoroba, umutima warabihiwe, uri mu bihe biguteye ubwoba, uri mu bihe usumbirijwe, uri mu bihe n'umwanzi akwasamiye, ariko igihe kirageze, iminsi irasohoye, Uwiteka araje, umugoroba wari urimo urakwerekeza mu gitondo. Humura, Uwiteka ajya yibuka be. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo Yobu ari muri ibyo bihe Imana iramugenderera. Yusomye igice cya 42 cya Yobu, igice cya 42 cya Yobu, Bibiliya iratubwira ngo nuko Yobu ahirwa ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Nuko Yobu ahirwa ubwa nyuma kuruta ubwa mbere.
ariko ndashimira Imana, hari abantu bagiye guhirwa, hari abantu bagiye kwinjira mu mahirwe kuruta ayo batakaje, hari abantu bagiye kwinjira mu bihe birenze ibyo barimo mbere, hari ibihe Imana igiye kugusubiza, hari amahirwe watakaje, hari umugoroba watumye utakaza ibyawe, watumye utakaza abana bawe, watumye utakaza akazi kawe, watumye utakaza urugo rwawe, watumye hari umugoroba waguteje gutakaza ibyawe byose. Ariko umva nkubwire, amahirwe ya nyuma azaruta ya mbere. Amahirwe ya kabiri ugiye guhabwa agiye kuruta ya mbere. Iyo usomye 42:12 ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000. Mbere yari afite 7, n'ingamo 6,000. Mbere yari afite 3,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000, kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Imana imusubiza ibikubye kabiri ibyo yari afite. Iyi Imana yakwerekeje mu gitondo igusubiza ibikubye kabiri ibyo watakaje. Sinzi ibyishimo byawe aho byatakaye. Hari umugoroba wa kwambuye amahoro, hari umugoroba wa kwambuye ibyishimo byawe, hari umugoroba wa kwambuye amahirwe yose. Urireba ugasanga usigaye uhagaze wenyine. Ndagira ngo nguhanurire uyu munsi, ndagira ngo mvugane n'umutima wawe. Imana igiye kuguha amahirwe ya kabiri aruta ya mbere. Imana igiye kuguhira ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Umva uko ijambo rivuze ngo umukobwa w'imfura amwita Yemima, ubuheta amwita Keziya, n'uwa gatatu amwita Kerini Hapuki. Kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu. Nuko se abahera iminani hamwe n'abasaza babo. Nukuvuga ngo buri mwana wese yabonye umugabane we. Umva nkubwire mama, umva nkubwire papa, abana bawe bose bazabona imigabane yabo. Nawe udafite gakondo iwanyu, Imana igufitiye umugabane. Nawe wabuze icyo uhabwa mu muryango iwanyu, ntibanakwemera, ntibaguha agaciro. Baravuga ngo rega sinu wacu sitwe twamubyaye, erega buriya tumushidikanyaho. Kabone naho bagushidikanyaho, Imana ntigushidikanyaho. Uri umwana w'Imana wavutse mu bise by'amaraso ya Yesu. Umva nkubwire, Imana igufitiye umugabane. Kabone naho utawubona kwa sogokuru, kabone naho utawubona iwanyu, hari umugabane Imana yagennye ku buzima bwawe. Hanyuma yabyo yo amara imyaka 140, abona abana be n'abuzukuru be ndetse n'ubuvivi. Nuko Yobu apfashaje ageze mu zabukuru. Nagira ngo mvugire ijambo gatoya. Yobu Imana yafashe imyaka yaramaze irayizinga, itangira bushyashya, itangira bushya. Nuko Yobu amara imyaka 140. Iyi myaka 140 ni inyongera. Hari igihe abantu baba mu buzima bwo kwibaza ngo ko bwangorobereyeho imyaka ikabibaye myinshi. Ubu uyu munsi ibi bintu birashoboka ko nabyara nkarera abana, birashoboka ko nazagira ibyiza nanjye nkanarama nkabaho. Umva nkubwire, iyo Imana igushyize mu mahirwe ya kabiri n'imyaka yawe irayongera. Iyo Imana igushyize mu mahirwe ya kabiri, umva nkubwire, n'imyaka 70 wayibyariramo. Sara yabyagize 90, na Aburahamu agize imyaka 100. Ninde muri isi wari kuzahanura ko Sara azabyara agize imyaka 90? Ninde muhanuzi wari kuzahanurira Aburahamu kazabyara agize imyaka 100? Usibye Imana yonyine. Hari ibintu bidashobora kuvugwa n'abantu ariko Imana yo ikabivuga. Hari ibintu bidashobora kuvugwa n'abantu ariko Imana irabizi. Unyumva nkubwire, abantu bose ibyo bacecetse batakikubwira, Imana igiye kubikubwira. Imvugo nziza utakibwirwa n'abantu, Imana iracyafite kuzishaka ngo izikubwire. Amahanuzi batakiguhanurira, Imana ifite gahunda yo kuyahanura ku buzima bwawe. Icyo nenda kukubwira ni kimwe: hanyuma y'ibyo urimo, hanyuma y'uwo mugoroba, hanyuma y'ubwo butayu, hanyuma y'ubwo butabwe, hanyuma y'uko kwangwa, hanyuma y'uko gusuzugurwa, hanyuma y'uko kutabyara, hanyuma y'ubwo burwayi, hanyuma y'uko kuba wenyine, hanyuma y'uko kuregwa, hanyuma y'ibirego bakurega, hanyuma y'izo ntambara, hanyuma y'ayo makuba, hanyuma yo kubura akazi ukaba umushomeri, hanyuma y'ibyo byirundanije ku buzima bwawe, hari igitondo cy'umugisha, hari ubuzima bugiye guhinduka. Hanyuma y'ibyo, Yobu, shyira mu izina ryawe, shyira mu izina ryawe. Hanyuma y'ibyo, Ndorimana Edouard, nanjye ndishyizemo, amara imyaka 140, abona abana be, icya kabiri abona abuzukuru be, icya gatatu abona n'ubuvivi. Nuko Ndorimana Edouard apfashaje ageze mu zabukuru. Iri ni isezerano ry'abizera Imana. Iyo utizera tushobora kubyumva. Iyo udafite amatwi y'umwuka muri wowe, ibugira ngo ni ibyanditswe bitari ibyacu. Ibi ni ibyacu n'abana bacu n'abazadukomokaho. Umva nkubwire, kabone naho bwagorobye bugiye gucya, uzarama,
Dawidi yaravuze ngo ntabwo nzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Ndagira ngo dusengane mwene data, buragoroba buracya, birashoboka ko amaze guseruka wageze mu gitondo. Nyemerera dukoranire isengesho ubwira Imana ngo Mana, ndagushimiye ko bukeye ku buzima bwanjye, ndagushimiye ko igitondo giserutse imbere yanjye, ndagushimiye ko ibintu bihindutse muri uyu mwanya, ndagushimiye ko hari indi ntambwe unteje, ndagushimiye ko wongeye kungarukaho, ndagushimiye ko hari imbaraga zidasanzwe nakiriye, ndagushimiye ko hari impinduka mbonye muri iri jambo ryawe. Urakoze Mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana itabeshya, tuguhaye icyubahiro kuko uri guhimbazwa. Uyu mwanya ijambo ryawe ryatubwiye ngo buragoroba buracya, buragoroba buracya. Ubu munsi wa mbere, uyu niwo munsi wanjye wa mbere w'ibyishimo, uyu niwo munsi wanjye wa mbere w'amashimwe, uyu niwo munsi wanjye wa mbere w'amahirwe, uyu niwo munsi wanjye wa mbere w'intambwe, uyu niwo munsi wanjye wa mbere. Iminsi yose natambutsemo umpaye itangira ry'umwaka, umpaye itangira ry'ukwezi, umpaye itangira ry'icyumweru, umpaye itangira ry'iminsi ndimo, umpaye itangira ry'iyi minsi. Mana ndagushimiye ko hari ibihe nakiriye, hari izindi mbaraga, hari umugoroba nsohotsemo, hari umugoroba w'umwijima, hari umugoroba w'icuraburindi, hari ibihe nsohotsemo byari byarambudikiye. Ndagushimiye Mwami ko hari igitondo umpaye. Iki gitondo ndacyishimiramo, iki gitondo ndakiboneramo amahirwe, iki gitondo ndakiboneramo ubutabazi, iki gitondo ndacyakiriramo imbaraga, iki gitondo ngitabariwemo. Ibyari amatangazo aramanutse, aya matangazo abadayimoni bari bamanitse aramanutse. Ndagushimiye Uwiteka ko hari umugoroba wo gutabarwa, hari umugoroba urangiye, hari igitondo cyo gutabarirwamo, hari umugoroba urangiye, hari igitondo cyo gusubirizwamo. Urakoze kusubije imitima yacu, urakoze kuremye ibidasanzwe mu mbaraga z'Imana. Icyubahiro nikikugarukire mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen, amen. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Shalom, shalom.